ntibibaho ntabwo umuntu akunda ababimubwira bakareka ariko waba udakunda kuvuga ati nagitazi n'akazi ke twayarya twajya tukayamara n'ubundi tutani birenze biramureba ibyo byo ijana ku ijana nibyo gute twisanze aha hantu ahubwo nanone nkibaza ko hari n'abakobwa bagira amafaranga abakize bifitiye ayabo nta bahungu baba barya ntaho byabura ntabwo byabura ese waba ufite amafaranga wayanyima ngwate ntibibaho ngwate ngwate wenda nka desa n'urugero ntabwo nayakwiye ntabwo wayanyima cyane ibyo birumvikana cyane rero niyo mpamvu nyine usanga ibintu byose bijya gusa n'ibagirirane kuko n'umukobwa umuhungu wakwitinya azi ko ufite amafaranga iki umukobwa nyine iyo yakunze yagiye mu rukundo buriya ikintu afite cyose yakibura ni ukuri yakiguha pe shuwa ni ukuri nyine abifite afite tu yakiguha nta kundi nyine ako ni byiza nyine n'umuhungu wagukunze nta kintu nyine wagukunze nawe nta kintu nyine ataguha ibintu byose nyine ntabigukorera ntabwo bizi wewe gukunda umuntu we atagukunda ugakora buri kimwe cyose ariko wapinka ntacyo ako kana ko rwose ariko reka ariko abagukunda uretse kaba kari cyane ni ukuri buriya hari ikintu hari ibintu abantu batandukanye badatandukanye hari umuntu ese utekereza ko umuntu aguha umwanya ukamuhamagara akakwitaba iminota 10 ugashira 20 ejo mukongera cyo mugahura utekereza ko uwo muntu atagukunda ntabwo biba abagukunda uretse ko wenda batari cyane wenda nk'uko wowe umukunda ariko abagukunda kireba ngeze mu kigo buriya ni ukureba n'ukuntu buri nseze wirebye neza ugira amasomo meza kandi ndagukunda cyane umukobwa mwiza yego shuri naho nyine ugira akazi keza